Muraho neza, nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu. Nk'uko mubizi, ngenda mbagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi bidufitiye umumaro. Uyu munsi rero ngarutse n'igice cya kane cy'inkuru yacu yitwa Umwari wanshegeshe umutima. Mu gice cya gatatu cyarangiye ubwo umwari na Shyaka bagendaga muri refe, bakagenda aho banyuze hose abantu babitegereza, batangajwe n'uko uwari Gakaye noneho asigaye azi gutereta. Naho twagarukiye igice cyacu cya gatatu. Ntunge kure uzi dukomezanye n'igice cyacu cya kane. Twakomeje kugenda ariko ubwo uwo tugezeho wese agatangara, yabonaga ari ibintu bidasanzwe, babonaga ndi umuntu wabaye wundi. Twageze muri refe dusanga abo twasangiraga nabo badusigiye, nuko naje kumuherekeza ajya muri dorotwari kuryama. Nkigera imbere ya doro nahise numva Clement arampamagaye. Clement, niko sha wahoze? Mbwira bro, wahoze? Atararangiza nahise ngira ubwoba kuko nari nje ntinzeho, nagize ngo wenda hari umuyobozi wanshatse arambura. Ndamubaza, ninde wanshatse se mwana? Clement, ko habutse se? Ko habutse sha mbwira, ko mbona igitima gihise gisimbuka, uvuye he? Shyaka, ntaho da. Ubwo se naba mvuye he koko? Atari muri refe zino saha? Ntaho rwose, nari nibereye muri refe. Clement, nuko sha kora. Nabonye watangiye guca akenge kabisa. Mu kanya nkunyuzeho mbona wowe n'umwari rwose wamwegamije mu gituza, reka ntiwarora. Shyaka, kubera iki se? Nawe bro, ndakuzi ubwo urantangiye gushaka ibintu byo kunserereza. Tukiri muri ayo, animateur yahise aza, dukomeza twinjira muri dorotwari, buri wese yerekeza aho yararaga. Nkigera ku gitanda cyanjye, rwa Frank rumwe rwararaga hejuru yanjye, rwakundaga kunderanja, rwahise ruza. Frank, bite sha? Amakuru yabwo ni meza? Ko wiburishije? Shyaka, sha Frank, ndakuzi wowe, ubu sinzi icyo ubu nshakaho. Ubu se waranshatse urambura? Ndahari mwana, ndahari pe. Frank, cyangwa sha ni umwari uguhugije? Nako wasanga ari we wenyine ukubona. Shyaka, wapi Frank? Ibi nabivuze nikarumye cyane. Frank, ko mbona wirakaje se wakireziwe. Umva bro, wikirakaza. Ubwo cyangwa bagukatiye ndabizi, n'ubundi abantu nkamwe mwigize bagakaye, umva nta nubwo muba muzi kata zo gutereta. Reka nkureke nigendere. Ibyo byose yabivugaga njye nageze mu buriri kare. Gusa sha naraye nibaza ibintu byinshi, kubw'amahirwe mbona burakeye, nitegura njye ku ishuri nk'ibisanzwe. Uwo munsi nta kidasanzwe cyawubayemo, uretse gukomeza gutwarwa n'ubwiza bw'umwari utagira uko usa. Ntabwo byatinze twaje kugera muri weekend. Ku munsi wo kuwa gatanu twasozaga etide kare, tugahita tujya mu maklabu. Uwo munsi tumaze gusoza etide, umwari niwe wese anyibwirira ati, Shyaka, uwo mu iyihe club? Shyaka, umva sha njyewe nikundira environnement. Umwari, ese burya? Sha njyewe nikundira antisida. Shyaka, rero ngwino ujye kumbera umushyitsi iwacu, hanyuma club y'iwanyu uzaba uyijyamo ubutaha. Mu by'ukuri numvaga umwari atansiga, nubwo twabaga twiriranywe, ariko numvaga nshaka gukomeza kumwirebera. Twasohotse mu ishuri tuganira, nkumva ni byiza rwose. Numvaga nishimye kuba ndi kumwe nawe.
twagendaga yasobetse, yari yasobetse nyine ukuboko kwe mu kwanjye, bimwe abasore benshi dukunda. Twagize aho twahuriraga nka club yacu dusanga abandi batarazi, nuko tuba twiganirira. Ishyaka urabona ukuntu ikirere gikeye? Umwari umva sha njyewe sinzi impamvu pe, iki kigo gifite ahantu heza sha, rwose iki kigo nagikunze cyane. Ishyaka uzi ko nanjye mpakunda. Ubwo twavugaga ibyo ariko twese turaramye turimo kureba inyenyeri, mbese byari ibintu byiza cyane. Twakomeje kuganira, ntumbaze club twajemo niba bari bagiye he, umva nanjye simbizi. Ishyaka none se inshuti yanjye urumva umeze ute? Umwari sha Shyaka rwose ndumva ameze neza cyane. Ubwo namubazaga ibyo ariko namufashe mu biganza, numva udutoki twe tworohereye ukuntu, nanjye nkumva twagiye gushiduka iminwa yacu yahuye. Umva ntababeshye, nibwo bwa mbere rwose nari nsomanye. Ubwoba bwahise bunyica mpita nkuraho niruka, nuko turarebana mu maso ubona buri wese hari icyo ashaka kuvuga, ariko twese twarifashe. Hashize akanya gato turongera turasomana. Namusomaga ariko ntekereza iminwa ye myiza nirirwaga nitegereza, nkumva ndishimye. Hashize nk'iminota nk'itanu natangiye kumanura ukuboko kwanjye, nuko ahita agukuraho. Nanjye amasoni aranyica mpita ndekera, nubika umutwe n'amasoni menshi. Umwari ayiwe uzi ko bwije? Sha Shyaka abandi bagiye ko bataje cyangwa wambeshye sha we? Shyaka oya sha ni ukuri ntabwo nakubeshya, ahubwo ngwino tujye kureba niba batayikoreye ahandi. Nuko twahise tuva aho twari turi, nuko tumanuka muri refe, kumva abandi bari basoje kare. Umwari sha Shyaka reka n'ubundi njye kuruhuka, numvaga ntashaka no kujya muri refe. Shyaka oya sha ngwino basi, ngwino umperekeze muri kantine, wenda unafata amata sibyo? Umwari sha Shyaka nawe nuko ari wowe, ariko tugende ndaguherekeza gusa, njyewe nta kintu ndi bufate. Shyaka nta kibazo pe, ibyo twabivugaga tugenda. Twageze muri kantine naka amata na keke, yanga kugira icyo afata, nanjye ndamwihorera. Banzaniye amata maze gusomaho ndamuhereza, ndamubwira nturabizi yuko mu muco nta muntu wanga amata. Yarayakiriye turasangira, ntibyatinze twarashoje turasohoka, ndamuherekeza kuri doro zabo, niko kumusezera ndamubwira nti sha wakoze cyane umwari. Ariko nawe none se ubwo nakoze iki we? Ariko ntacyo, nawe wakoze cyane, ngaho bone nuwe. Nahise nkatanerekeza kuri doro yacu, ariko sha umva nagendaga rwose noneho numva nihaye 100%. Noneho nkagenda ntekereza uko byagenze umunsi wose, byagera kuri kisi nkumva umutima wanjye urahehereye. Nahise njya kureba rwa Clement ngo muhe amakuru y'uko ibintu byose byagenze. Niwe wari wambwiye uko umuntu agomba kwitwara kugira ngo yegukane umutima w'uwo akunda. Uwo munsi byari Friday, nagiye kureba Clement ndamubura aho yararaga. Nibuka yuko uwo munsi ari Friday, ubu yagiye kureba Christella, umukobwa bari bakundanye muri iyo minsi. Nahise nerekeza ku gitanda cyanjye, mpura na animateri afite ibipapuro aje gukora pere. Nahise ninaga mu buriri, mu kanya gato ubu burakeye. Nariteguye njya kwikorera etide, ariko umunsi waratinze cyane kuko umwari sinigeze mubona. Byaje kugeraho njye kureba umukobwa witwaga Shani, bari bamaze iminsi bameze nk'aho ari inshuti.
umukobwa witwa Shani wari umaze kuba inshuti n'umwari, nagiye kumubaza uko byaba byamugendekeye. Nagiye kureba Shani ndamubaza amakuru y'umwari yiriwe ko ntigeze mubona. Shani yambwiye ko umwari yazindutse ataha bitunguranye, ko nawe atigeze amumenyesha impamvu itumye ataha. Agahinda karanyishe ndababara cyane, nibaza nicyo cyatumye umwari ataha noneho akagenda atanambwiye. Mana yanjye, ese koko umwari yaratashye? Niba se koko yaratashye, niki cyatumye umwari ataha? Ntuzacikwe n'igice cyacu cya 5 cy'inkuru yitwa Umwari wanshegeshe umutima.